nkora urugendo rurerure cyane kugeza nyine ngeze kuri sitasiyo ya kuri sitasiyo ya polisi nyine ahantu afungiye, turebe niba hari icyo twabikoraho, hanyuma wenda tukaza kugenda tumujyanye. Ubwo rero bakunze Rukundo Ezekiel mu musengere, abari kuvuga ko bino bintu ari prank, ntabwo ari prank nibyo. Kongera ngo niba mwakurikiye live yanjye nanaberetse ko ndi hano nyine, uretse ko wenda ntago polisi ntago nayifotora, ntago ari byo, kuko wenda bashobora kubona wenda nino video bikaba ikibazo. Gusa nicaye kuri ku kontineri nyine kontineri ko nicayeho, ndi kumwe na Ombeni n'abajama nyine babanaga na Rukundo Ezekiel mu gipangu, n'umugore wiwe arahari, urumva Yves na Robert mwenyewe nagiye kumureba iwe mu rugo twazanye. Urumva ko kese ntago ngiye ibiganiro bya Ezekiel nakoze sub kuri channel ye nayikoze, ariko ntago ibiganiro byiwe najyaga mbikurikira kubera ko ntago ndi umusesenguzi mu bishingiye kuri politiki. Bivuze ngo nyine amakuru menshi cyane y'ibyabaga biri hagati ya Robert ndetse na Ezekiel ntago nari nyazi. So rero Ezekiel nawe yemeza ko yakosheje, arabyemera, ndetse n'ibiganiro akavuga ko ari buze kubikuraho, isobanurira abakunzi ba Kiranuka TV impamvu nyamukuru. Ishimo wenda kubanzi ba Rukundo Ezekiel, ku bantu badakunda Major Robert, mugende murye hanyuma munywe mwishime cyane, ariko ibyo ngibyo ni byiye gitoya kubera ko ku munsi w'ejo muraza kuza kubona ibintu bitangiye kugenda bihinduka. Ariko rero nyine ku bakunzi ba Rukundo Ezekiel, ngira ngo iki ni cyo gihe cyo kugira ngo mwebwe mumwereke urukundo, bura ko buri ibintu byo gufungwa ntabwo biba byoroshye, kabisa. Murabizi ibihugu by'amahanga kuntu gahunda ziva zestaye. Rwa rukundo muzana bati uremewe turakwemera, iki ni cyo gihe cyo kugira ngo nyine abantu bamenye ko just bafite abantu. Ko ni impamvu burya ziba zaratumye wenda tunahitamo kuba twanagenda kuba ari kugira ngo tubahereze amakuru atari ivumbi, apana kuza gukora inkuru ndimo ndaseka kandi umutima wanjye ndimo ndababara. Musharing live kabisa, nze mbabwire uwitwa Rukundo Ezekiel ameze neza nyine bimwe bya Kinyarwanda, ariko nibyo koko ntago yaraye mu rugo rwiwe, baraye bamutwaye ejo mu masaha y'isa 12 bitewe n'ibibazo byabaye ku mbuga nkoranyambaga za YouTube. Bya bindi mujye mubona Kigali byo guharabikana abantu bakirukanka, n'ubundi just byabayeho bitewe no gushyamirana hagati ye n'inshuti ye magara, bakoranye ibiganiro bitandukanye. Nyuma yaho nyine haza kuzamo agatotsi ariko gashingiye ku mabwire y'abantu. Kwa kundi umuntu nyine akakubwira ati Bosco Impulse ko yambwiye ko azakwica, hanyuma nanjye namara kumva ko hari umushaka kunyica nkahita asara nkavuga ati nanjye ngomba kumwica mbere. Uko niko byagenze. So rero ngira ngo ibintu byose twakomeje kugenda tubijyamo tubihandoringa, kuko nge ntago naza kubona wenda umuntu wanjye agira ikibazo hanyuma ngo nze kuza kwicara ngo nterere iyo ngiyo, mba ngomba kugira ikintu mikoro ko byagenda kose. Hari abagiye badusura sometime wenda n'abantu bakabaha n'amafaranga ngo batuzane ibyo kurya ntibabiduhereze, nyuma yabo bakabiducyurira, ariko twebwe ntago ariko dukora. Ikindi noneho ngewe uriya biba binambabaje, Ezekiel yarampamagaye kenshi cyane ambwira ati Bosco Impaya kuri umuvandimwe urihe ngo nze ngusure. Narabyanze mubwira ati ngewe ikintu mba nshaka no kwiberaho ubuzima bwanjye, nta bintu byo kwinjiza abantu nyine bandi muri mission zanjye, by'umwihariko aba YouTubers. Nakoze ikosa ryo gufata kiriya gihungu ni Onika ndakizana nk'ikintu numvaga gifite case iremereye, ndamuzana nyine ndamwakira, ariko nawe na n'uyu munsi ndacyari kwicuza ibintu byaje kuza kuba byaba. So kanze wenda nkireho wenda agakamera gato, ariko ntago ndi buze gutinda, no gushyiraho gusa mukahita mureba. Urabona nyine aha ngaha ayo nama moto to, izo ni moto ziri aho ngaho, ngiye nicaye aha ngaha ku gakonteho nibereye. Even ndi kumwe na wa muhungu bita Ombeni, sinzi niba muri kumubona. Iki ni igisambo gikuru, numva nyegera hano.
Bameze bite? Uyu nguyu bamwita Ngombeni. No, Ombeni TV. Mugende mujye kuri channel y'ibita Ngombeni TV mukanda yo subscribe. Sibyo mumuteza imbere. Hano harimo n'undi mujene nawe bamwita Olivier. Uyu nguyu abana na Ezekiel mu gipangu kimwe. Uyu mujene suhuza abakunzi ba Bosco Empire Men. Amahoro abakunzi ba Bosco Empire Men. Muraho murakomeye. Nitwe tumuriko kandi mukanya Imana yashaka kubikora agasohoka. Uko Imana niyo izi ibyayo. Okay. Mwita uyu ni umurundi amaze nk'imyaka irenga nka 20 atagira mu gihugu cye. So ubwo ibindi izina update turaza kuza kuzibahereza nyuma tu. Izina update turazibahereza nyuma. Ubwo Ezekiel igihari nyine ku bantu bamukunda by'umwihariko, muraza kumuba hafi. Ubwo muramuntumaho hanyuma ubutumwa muri buze ko umuntu maho ngenda kumushyikiriza nta kibazo kugira ngo aze kuza kuba yava hano hantu, kuko ni condition zigira nko muri 3. Condition ya mbere ni ukuba yasiba ibiganiro yakoze aharabika inshuti ye y'amagara bafatanyije ubuzima hano mu gihugu cya Uganda. Iyindi ya kabiri ni gukora inkuru nyine isaba imbabazi kubera yuko yagize umujinya, kubera ko abantu bamubwiraga ko Robert afite gahunda yo kuzamwica amuroze n'undi mujene bita DJ Ivan. Bamwita DJ Ivan, ngira nawe ngo ni umuntu w'umuturanyi we. Ezekiel nawe namwakiriye ageze mu Bugande. Hanyuma nyine haza kubamo ikibazo cy'amagambo, abantu baza buri wese nyine ateranya mugenzi we kwa muteranya. Yego, noneho Ezekiel nyine ararakara. Amaze kurakara nta kindi kintu cyabayeho, nyine we yatangiye kugenda yitereka, akagenda nyine yataka mu buryo bukomeye cyane Major Robert aramwataka, aramwandagaza kugeza no kubana nyine n'umugore. Hanyuma nyine Robert biramurakaza, bimaze kumurakaza ajya gutanga ikirego. Amaze gutanga ikirego baracyakiriye kubera ko aho Ezekiel atuye Robert yari ahazi, ruba byari byoroshye. Hanyuma nyine ku munsi w'ejo nibwo yaje nyine gutungira agatoki police. Ezekiel baramutwara. Ngira ngo ibimenyetso birahari, amafoto, amavideo, ko ngewe nkimara kugira aho hantu nyine batuye nabanje nyine ndareba, mbona hari alimentation ihari ifite kamera ku muryango, kandi uwo muryango nyine urebana n'igipangu Ezekiel yaratuyemo. Uronye nahise njya gusaba video zafashwe mu masaha y'isa 11 kugeza saa 12 hagati aho ngaho. Video nyine nazibonye ndazifite. Ubu ningira nko mu rugo ndi buze kwitereka mbere ukuntu byari bimeze. Urabona Ezekiel ni umuntu ukunda kwikora ubuntu nyine tw'uduplanka. Uyu munsi nyine akavuga inkuru, mu gitondo akagaruka ati nsabye imbabazi, bigatuma rero abantu batizera neza ikigomba kuza kuba kiri kuba. Ariko nkuko mubizi nge ntago njya nkubita amakuru atari ivumbi. Urumva byansabye yuko ndi buze kuva aho nari nibereye nkora urugendo rurerure cyane kugeza nyine ngeze kuri station ya police nyine ahantu afungiye. Ibyagombaga kuba bikenewe iby'ingenzi twari dushoboye twabikoze, asigaye akabazo kamwe. Ariko akabazo gahari nako nagashingiye muri weekend. Urabizi ko muri weekend iyo wafunzwe ntago byakunda ko bakurekura, ngo bikunde. Ubwo no gutegereza wenda kuwa mbere, cyangwa se turakomeza nyine twinginge turebe niba hari icyo twabikoraho, hanyuma wenda tukaza kugenda tumujyanye. Ubwo rero bakunze rukundo Ezekiel mu musengere. Abari kuva ko bino bintu ari prank, ntago ari prank nibyo. Kongera ngo niba mwakurikiye live yanjye nanaberetse ko ndi hano nyine, uretse ko wenda ntago police ntago nayifotora ntago ari byo. Kuko wenda bashobora kubona wenda nino video bikaba ikibazo. Gusa nicaye kuri ku container nyine tu hotel ko ricayeho, ndi kumwe na Ombeni n'abajama nyine babanaga na Rukundo Ezekiel mu gipangu, n'umugore wiwe arahari. Urumva Yves na Robert mwenyewe nagiye kumureba iwe mu rugo twazanye. Urumva ko kese nyine iroroshye mu gihe uwo mwagiranye ikibazo avuga ati rwose nta kintu mpfa n'umuvandimwe. Kuko murabizi neza ko uwakubitaga Ezekiel ntago yasigaga Robert kubyumva. Nabonye na Pastor Claude ari kuri kiganiro
ku ikiganiro buri ngo inkuru nziza ngo itashye Rwanda ngo bya bigarasha ngo bisubiranyemo. Iyo nkuru yarayikoze haciyemo nyine nk'iminsi nk'ibiri, nibwo ku munsi w'ejo koko byarangiye nyine koko iki kibazo cya Ezekiel na Robert kugikemura byanze bo ubwabo hagati yabo. Hanyuma Robert nyine ajya gutanga ikirego ko ntago umuntu w'umugabo, ntago wabona umuntu agutukira umugore rimwe kabiri gatatu hanyuma ngo uze kwihangana ko ngewe Robert yageretse utuntu yakase. Ntago ngiye ibiganiro bya Ezekiel wanakoze sub kuri channel ye nayikoze, ariko ntago ibiganiro byiwe najyaga mbikurikira kubera ko ntago ndi umusesenguzi mu bishingiye kuri politiki. Bivuze ngo nyine amakuru menshi cyane y'ibyabaga biri hagati ya Robert ndetse na Ezekiel ntago nari nyazi. So rero Ezekiel nawe yemeza ko yakosheje, arabyemera ndetse n'ibiganiro akavuga ko ari buze kubikuraho, noneho akazakora n'ikiganiro noneho nyirizina gisobanurira abakunzi ba Kiranuka TV impamvu nyamukuru yamuteye kuba yakora atake kuri Mr. Robert. Ariko byose bikaba bishingiye ku mabwire, hahandi ushobora kuba waza ukambwira ati umuntu runaka yambwiye ko azakwica wowe. So namara kumva ko nzicwa nanjye ngatangira kwirwanaho mbere yuko ndi buze kuba nakwicwa. Uko niko uwitwa Rukundo